karame nyagasani tuje tugusanga kuko duhamagaye uduhindura uko ushaka ngaha kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure turangwe n'imico myiza. Twakiriye ejo tugana ku wa gatandatu w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 11 Kamena 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Barinaba intumwa. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 11 umurongo 21 kugeza ku 26, n'umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Muri iyo minsi ya Antiokiya umubare w'abahinduka bakemera Nyagasani urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya ya Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiokiya ngo agereyo abone neza Imana yari yabagiriye, biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli. Ahamusanze amuzana i Antiokiya. Bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiokiya nyine niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristo. Muri Kiliziya ya Antiokiya hari abahanuzi n'abigisha, ari bo Barinaba, Simewoni bitaga umwirabura, na Lusiyusi w'Isireni, Manaheni wari wararaniranywe n'umwami Herodi, na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati, Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza, babaramburaho ibiganza barabohereza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 16. Uhoraho ni wo munani wanjye n'umugabane wanjye. Mana yanjye unyiragire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti ni wo mutegetsi wanjye. Uhoraho umunani wanjye n'umugabane wanjye. Uko nzamera ni wo ukuzi. Ndashimira Uhoraho ngira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande singeze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazanterana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Uhoraho ni wo munani wanjye n'umugabane wanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo 33 kugeza ku 37. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise kandi ko abakurambere babwiye ngo ntuzarahire ibinyoma, ahubwo uzahigure Nyagasani ibyo wamusezeranyije mu ndahiro. Njyewe mbabwiye kutarahira na gato, ari ukurahira ijuru kuko ari inteko y'Imana, ari ukurahira isi kuko ari umusego w'ibirenge byayo, ari na Yerusalemu kuko ari umurwa w'umwami mukuru. Ntukarahize n'umutwe wawe kuko udashobora guhindura n'umwe mu misatsi yawe umweru cyangwa igikara. Mujye muvuga muti yego niba ari yego, cyangwa oya niba ari oya. Ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri Sekibi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, we nzira, ukuri n'ubugingo. Amen. Umuhanga ati, niba ushaka kubaho neza ntacyo wikanga mu buzima bwawe, iga kurekura ibikwiyaka, kuko niryo banga ryo kwakira ibigusanga. Amen, amen. Ahangaha hamwe na Barinaba mutagatifu twiyambaza none un homme de valeur, umuntu w'umunyangeso nziza, w'inyangamugayo, w'agaciro, kandi wuzuye Roho Mutagatifu. Tugero natwe kuyaka ikinyoma, twakira ukuri kuje kudusanga, kugira ngo tubiki umwihariko wa Nyagasani nka Barinaba turi guhimbaza none. Rero bakristo bavandimwe, tugendeye ku masomo Kiliziya umujyi duteguriye, turazirikana ku ngingo igira iti, urangwe n'imico myiza kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Kuba umwihariko wa Nyagasani, ako kantu aragakunda. Ahangaha turaza guhuza ubuzima bwa Barinaba mu isomo rya mbere, ndetse tubuze n'Ivanjili y'uyu munsi yo kuvuga yego, yo kwitaba karame Nyagasani, yo gukoresha ukuri muri Ivanjili y'uyu munsi. Bityo nanjye yego yanjye ibe nta makemwa imbere y'Imana buri munsi. Bana b'Imana,
ubuzima bwa mutagatifu Barinaba turi guhimbaza bugatwereka uko yatowe n'uko yagize uruhare rukomeye mu kwamamaza inkuru nziza cyane cyane mu banyamahanga. Natwe abakristo b'ubu ngubu turi umwihariko wa Nyagasani. Barinaba mbere yitwaga Yosefu, izina rya Barinaba rivuga homme de réconfort ou homme de consolation, umuntu ukomeza abandi, umuntu uhumuriza abandi. Rero izina akaba yararihawe n'intumwa, ubwo nyine rihita rifata gutyo. Barinaba yavukiye Chypre mu mwaka wa 3 mbere ya Yezu. Yari umuyahudi wo mu muryango wa Levi, apfira i Chypre muri 75 nyuma ya Yezu Kristo, aho yagambaniwe n'abayahudi igihe basubizaga amagambo y'uko ikirura kibanza gukubita no kurwanya umushumba nyuma kikaza kwahuka mu bushyo nuko kikiroha ku ntama nyine. Nuko Barinaba muri ako gakubuzo asaba abayoboke b'Imana agira ati nimukomere mu kwemera. Ubwo abagambanyi bahita mutera amabuye. Ngiye imipfiro y'iyo ntwari. Barinaba batubwira ko yaba yarize Bibiliya mu ishuri rya Gamaliyeli byerekeye ibitabo 5 by'amategeko ya Musa, Lotoha. Akana aho bahuriye na Sawuli nawe waje guhinduka Paulo wigishwe nawe ndetse na Gamaliyeli, ndetse batubwira ko Barinaba ari nawe wafashe ubutumwa bwo kwerekana Sawuli, le présenter. Uyu Sawuli nyine wari umaze guhinduka, tuzi ibyo bamuvugaho mu nzira y'i Damasi, nuko amushyikiriza intumwa zihagarariwe na Petero baramwigisha ye. Barinaba yakoranye na Paulo ubutumwa bwa Kiliziya mu gihe cy'imyaka ngo igera kuri 12. Cyakora akantu tukumve neza, ntago Barinaba ari muri ba 12 Yezu yatoye, ahubwo icyubahiro gikomeye kwitwa intumwa ya Kristo kimwe no ku rwego rumwe na Paulo agikesha kuba yarahawe Roho Mutagatifu, nuko agahabwa ubwepiskopi, kuko twanabyumvise no mu isomo rya mbere ubwo bari mu ikoraniro basenga. Roho Mutagatifu arababwira ati Barinaba na Sawuli mubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Ubwo babaramburaho ibiganza barabohereza. Amen amen. Kuba abatoranyijwe mu bandi mu Gifaransa les mis à part ni umwihariko nyine wa Nyagasani, igikoresho cye, son instrument. Rero no kuba yaragize uruhare rukomeye mu kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo, ibi nibyo bimuhesheje icyubahiro cyo kwitwa intumwa. Barinaba intumwa. Barinaba kandi yagaragaye mu nama ya mbere yabaye i Yerusalemu muri 49, premier concile de Jérusalem, nuko afatikanye n'intumwa mu gukemura cya kibazo cyo kugenya cyari cyateje impaka mu bayoboke b'Imana, les nouveaux convertis. Nkuko n'iri zina rya Barinaba ribyivugira, agakomeza ahumuriza abayoboke b'Imana. Twagiye tubizirikana ubwashize mu gihe cya Pasika. Ikindi gikomeye kuri we kandi ni uko ariho ashize bwa mbere Kiliziya y'i Antiokiya, kandi aho nyine Antiokiya ngo twabizirikanye niho abigishwa bitewe bwa mbere na mbere abakristo. Amen. Bakristo bavandimwe, mutekereze iri zina twitwa, wowe witwa nanjye nitwa ku bw'abatisimu twahawe, uko ryavutse naho ryavukiye, kwa Barinaba yari ari aho ngaho iryo zina ryavukiye. Ako kantu ni keza cyane. None natwe kubera Imana twitwa abakristo, abatowe, intore za Kristo, tugasangira na Kristo iryo zina. Mbega amahirwe. Babyeyi tujye twishimira ko turi abakristo, bityo duhesha iryo zina icyubahiro kirikwiye, twitiranwa n'umucunguzi n'Imana. Ni amahirwe akomeye pe, n'ubundi bugeretse ku bundi. Uyu Barinaba imico ye myiza igaragaza ko yari umukristo koko, yari umwigisha nk'uko babitubwiye, umuhanuzi, yari umunyangeso nziza wuzuye Roho Mutagatifu no kwemera. Amen. Rero ubwo bukristo bwe n'izo ngero nziza yatangaga bigatuma abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Ushimwe Mana. Amen. Ese wowe umukristo, wowe ubukristo bwawe bwongera abandi bakristo muri Kiliziya, cyangwa utuma bagenda bagabanuka kubera imbuto zisharira uberera, nirinze kuvuga ziboze, bya bikorwa biyobya, ibikorwa by'umwijima, ingeso mbi? Kandi Barinaba yari umunyangeso nziza, nuko zigatuma bemera biyongera. None rero muvandimwe mu Kristo, ingeso yawe ubusambanyi yagushije benshi, ingeso yawe y'ubusinzi yagushije benshi, ingeso yawe ubusambo yagushije benshi, ingeso yawe yo kubeshya ugakwirakwiza ibinyoma, ukaririmanganya, babandi bagira umuntu uva, ugahendana ugacabiranya, ukagambana ukiyoberanya ku bandi, ukaba kwambara uruhu rw'intama ku manywa, wagera nijoro nanjye kuvuga mu gicuku ugakubitamo uruhu rw'ikirura cya kindi kirumana, nuko nyine ugatanga urugero rwiza inyuma, ariko imbere yo gutambuka biracikana bakirumira habiri, ukambura ubukristo bwawe aho ngaho, nuko ukambara umwijima, ugakindikiza intwaro za sekibi. Kandi byaba Yezu rero uyu munsi arashaka ko reka ingeso mbi zose waba ufite, izo zo kubeshya, kuririmanganya, kwiyoberanya no kumuryarya bitabuze, Yezu arashaka ko yakugira igikoresho cye
son instrument particulier, bityo nawe ukaba umwihariko wa Nyagasani nka Barinaba. Nk'uko Yezu yanabigarutseho mu ivanjiri y'uyu munsi, aturarikira kureka ibinyoma, kuba abanyakuri, kudacurikiranya indahiro, kuba abanyamico myiza, ubwo yagize ati mujye muvuga muti yego niba ari yego cyangwa oya niba ari oya, ibigeretseho bindi biba biturutse kwa Sekibi. Amen amen. Urakoze Yezu kudukebura, iyaba twakumviraga buri munsi bityo tukagendera ku kuri kwawe Yezu, twabaho neza tukaba umwihariko wa buri munsi, kuko Barinaba nawe bari mu nyamico myiza bikamuhesha ingororano, ubutoni wawe, umwihariko wawe. Muzakurikire amagambo iyo bavuze dans le discours, iyo bavuze muri rusange, ubundi bakagombye guhita bakurikizaho by'umwihariko cyangwa cy'umwihariko. Ako kantu umwihariko Yezu aragakunda. Rero iyo bamaze kuvuga muri rusange, abenshi baba bategereje iby'amatsiko ngo mve kiza guhakurikiraho iki cy'umwihariko nyine, no kwajya kumva bakavuga bati uri umwihariko wanjye. Noneho by'umwihariko, umwihariko wa Nyagasani, umwihariko bivuze inkoramutima, umunyamabanga, ipata n'urugi, inshuti y'akadasohoka. Ngaho nawe kuri iyo foto wari wizeye nk'umuntu ukamugira inshuti ukamwita umwihariko wawe, ariko we imagine we bitamurimo, akuryarya, akubeshya. Mbega ifoto ibishye babyeyi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo wari ufite uruganda rukomeye cyane akize, yari afite umunyabintu we yaramwizeye bikomeye cyane, yaramutonesheje, nuko akamushinga ibye byose nyine, ndetse ngo aza no kumwubakira aho atura inzu ye bwite. Uwo munyabintu amererwa neza rwose, aratoneshwa. Nuko ngo imyaka irashira nyine ari kunyungutira kuri ubwo butoni bwaho ngaho kwa shebuja. Ariko babyeyi, bya bindi by'uko Nyakibi atarara bushyitsi, kandi ngo aho umutindi yanitse ngo ntiriva. Nuko umunyabintu aza guhura n'ikibazo kiri seri, ikibazo cy'ingutu muri aka kazi yari harimo. Ariko ibi ngibi akabura umuntu yabisangiza, kuko iki kibazo nyine cyari giteye inkeke n'isoni kukivuga, kugisangiza abandi ko tuza kubyumva. Bigeze aho neza abonye uwihe umugeze aha ngaha nyine mu ijosi, abonye neza agiye guturika, dore ko kuvira imbere byo byari byatangiye. Nuko yigira inama, ajya ku mujyanama wa roho, maze agenda amutekereza ubuzima bwe bwose abayemo, n'uburyo ari umunyabintu, atabuze amafaranga, arakize, ariko ntiyishyira ngo yizane, ntiyishimye habe namba. Nuko akomeza abwira muganga, aramubwira ati muganga rero nakundanye n'umukobwa, turakundana koko ibi bya seriye, ndetse dufata n'umugambi wo kuzabana, dore ko nyine mfite n'ibintu, mfite n'inzu nahawe nubakiwe. Rero muganga igihe cyaje kugera rero, kubera ko umukobwa yari mwiza cyane pe, kandi koko akagenda bivuga ari benshi cyane, bambwira ko natomboye, bakanavuga ko dusa nawe. Rero yajyaga aza kunsura muri ya nzu nyine yanjye boss yari yanyubakiye, ubwo nkabwira boss ko ari mushiki wanjye, boss akishima cyane, nuko akaturikira ya nzu, kuko nyine yamenye ko ari mushiki wanjye. Ubwo nanjye na Sheri tukisanzura kurusha uko umushonje mu giturage yisanzura ku nyama mu bukwe, agacura abandi akabasigira amaguru. Rero ikibazo ahantu giherereye muganga, boss we noneho mu gushaka kungororera no gukomeza kugira neza ngo turusheho kubana neza, aza gushaka urukundo kuri ya nshuti yanjye, kandi hejuru urumva ko njyewe naramubwiye ko ari mushiki wanjye uwo nguwo. Ubu rero mwari mu muganga, ndi mu mazi abira, ngira inama ko igihe cyo kubana nawe mukobwa ku mugaragaro noneho kigeze, tugashyingirwa tugakora ubukwe n'abandi bose ndetse bakabimenya ko icyo gihe kigeze. Ngira inama uko nakwitwara, niba uwo musheri murekera boss, cyangwa basi niba nero nkabwira boss ko atari mushiki wanjye, ko ahubwo ari inshuti yanjye, ko tujye kurushinga. None se kandi muganga mwarimu, ko ndamutse mubwiye ko ari Sheri, yahita anyirukana akurikije uburyo cyagiye tweguriraga inzu ngo ncumbikiremo mushiki wanjye, ko yahita nguraho icyizere se, erega no kunyirukana ku kazi bitabuze. Rero mwarimu ngira inama n'ukuri. Nuko muganga aramubwira ati ikibazo ufite ni kimwe gusa, uri umunyabinyoma. Urumva barakwizeye, bagushyira iburyo bagushyira n'ibumoso, baragutonesha uratona, ariko wowe wumva waranzwe no kubeshya. Genda rero uva na bwangu, ubanze wirukane muri wowe icyitwa ingeso mbi yose yo kubeshya, ubundi uzabona uburyo uyunguka imbere ya shobuja, kuko ubwo bihe bwawe bwose bushingiye kuri iyo ngeso mbi yakwaritsemo wadukiriye yo kubeshya, le mensonge. Nuko birumvikana umusore aragenda, niba yaragiye ababaye, niba yaragiye yishimye, ibaze nanjye nibaze niba koko gatekerezo karagarutse ko kwinjira mu ishuri ry'ukuri, niba yararetse Sheri we, niba yarakomeje imirimo ku kazi, niba yarashyingiwe na wa mukobwa, niba ataramwirukanye ku kazi. Ndakubwiza ukuri, ntushobora kumenya uko byarangiye mu gihe nawe ubwawe nta kuri wifitemo, mu gihe ukigendera mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ubuhendanyi, ubugambanyi, ubucabiranya, amanyanga, ubusinzi, ubusambo,
kuririmanganya ubugugu, kuko iyo ngeso mbi y'ububeshyi ari gukura ibyo bibazo byose uri guhura nabyo, niyo ituma ugenda wubamye utisanzura uvira imbere, kuko nyine yagusandaje yagushyize hanze. Umuhanga ati uramutse ucitse ku ngeso mbi yo kubeshya, ndakubwiza ukuri wakira indwara nyinshi, wamererwa neza, wajya ugenda wenye. Rero bakristo bavandimwe, nguyu umuti wo kuri umunsi mukuru wa Barinaba waranzwe n'ingeso byiza, homme de valeur, umunyakuri, bigatuma buri munsi avuga mu butumwa bwe ati yego nyagasani, karame nyagasani, karame Yezu, ndaje ngo ntume. Nuko Yezu nawe aramugorora mugira umwihariko we. Barinaba ntiyabeshye Yezu, ntiyamutengushye, byumvikane na Yezu nawe ntiyabikora, nuko bakomeza bunga ubumwe na Yezu. Rero nanjye uyu munsi nze gukora umwitozo, examen de conscience, nibaza ahantu hose naba naribuje amahirwe kubera iyi ngeso mbi babyeyi, kubera akarimi karekare, kubera umuntu uva guhakana, gucurikiranya indahiro, guhishira amafuti, kunyweraho imanza z'abandi amazi. None birangiye wa mugani unyujurijweho ngo igisiga cy'urwara rurerure kimena inda. Utube hafi nyagasani kubw'intege nke zacu, kubw'ibinyoma byacu, maze tukugarukire wowe Mana nyakuri, Yezu umwana w'Imana. Nyuma yo kwiyumvira nanjye ububi bw'ingeso mbi yo kubeshya n'amahirwe ubeshyi bwambujije iwawe, kandi warantonesheje Yezu mwiza, databuja mwiza, wowe waranyizeye, njye nakomeje gukubeshya, beshya n'abandi mbeshyera abandi. Uyu munsi Yezu mwiza ubifashemo, niyemeje gucika ku ngeso mbi yo kubeshya, bityo mbe umunyakuri buri munsi, umunyamico myiza nka Barinaba mutagatifu. Ibyo bimfashemo Yezu buri munsi. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.